Yes, ndabasuhuje kandi mbahaye ikaze mwebwe mukomeje kubana natwe, nizeye ko mumerewe neza, namwe mutamere neza mukoze kwihangana niko isi imera, ejo bizagenda neza. Ni inkuru y'akababaro mu by'ukuri, inkuru y'ubwicanyi buteye ubwoba. Ngira ngo ni inkuru mu by'ukuri yumvikanye mu karere ka Gisagara ho mu majyepfo y'u Rwanda. Ni inkuru mu by'ukuri yumvikanye mu karere ka Gisagara mu murenge mu by'ukuri wa Save. Mu by'ukuri ni abasore babiri bari mu kigero cy'imyaka 22 y'amavuko bo mu karere ka Gisagara mu murenge wa Save. Aba basore barashwe n'umupolisi mu by'ukuri ubwo yabatahuraga aho bari bihishe nyuma yo gufata ku ngufu no kwica urubozo Mukandekezi Clementine babonye bagiye gutabwa muri yombi barwanya umupolisi wari ubaguye gitumo nyuma yo gutoroka kasho yo mu karere ka Gisagara. Ngira ngo mw'abantu mwe ni ikintu cyari kimaze iminsi cyaracitse ubwo nyuma y'uko nyakubahwa perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame mu by'ukuri yagarukaga kuri iki kibazo cy'ubwicanyi kigenda kiba hirya no hino mu gihugu. Ngira ngo ndaza kubabwira uko byagenze mbaviri mu zindi muzingo mu by'ukuri nuko byaje kugenda nuko byaje kurangira. Ngira ngo perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame yigeze kugaruka ku kibazo cy'ubwicanyi mu by'ukuri bubera hirya no hino mu gihugu, avuga ati ntituzigera tubihanganira. Ati nihadakoreshwa ubundi buryo bwo gukemura ikibazo kare, hazakoreshwa ubundi buryo ariko icyo kibazo kizarangira. Rero wakwibaza ngo ese byagenze bite, ni iki cyabaye, byatangiye bite, se byaje kurangira havuyemo kuraswa mu buhe buryo? Abo basore bishe Mukandekezi w'imyaka 28 y'amavuko aho mu karere ka Gisagara mu murenge wa Save ho mu kagari ka Munazi. Amakuru avuga ko nyuma y'uko bamusanze mu rugo rwe aho yibanaga bagatobora inzu bakamusambanya, barangiza bakamwica ndetse bagatwara n'ibintu bimwe mu byo yaratunze. Nk'abantu mwe ni igikorwa cy'ubunyamaswa, igikorwa giteye ubwoba. Inkuru ikomeza itubwira ngo ubwo bamukoreraga ubu bugizi bwa nabi, nyakwigendera yavugije induru, abaturage baturanye barabyumva bihutira gutabaza polisi. Ati abumvise nyakwigendera ataka bavuze ko yavugaga izina ry'umwe muri abo basore bikekwa ko bamwishe.
ngira ngo ukomeze ubane nanjye muri iki kiganiro, muri iyi nkuru, kugira ngo mu by'ukuri wumve ese byaje kugera ku rwego rwo kuraswa bigenze bite. Ubwo hari saa 7 z'ijoro nibwo abapolisi batabaye nyuma y'uko nabo bumvise induru. Abaturage bahise bifashisha imodoka mu by'ukuri y'umuyobozi w'umurenge wa Save, bagezanya kwigendera kwa muganga, ari naho mu by'ukuri yashiriyemo umwuka, tunaheraho kumusabira iruhuko ridashira. Mu by'ukuri nkomeje no kwihanganisha umuryango w'ababuze uwabo, mu by'ukuri mukomere kandi mwihangane, niko ku isi bigenda. Kenshi nkunze kwibaza ese mu by'ukuri umuntu ufata icyemezo cyo kwica mugenzi we aba yumva azabaho nk'umusozi koko? Aba yumva we mu by'ukuri ubuzima bwe buri kugana he? Uba wumva nyuma y'uko umwishe bwaba ari uburyo bw'ubwicanyi, bwaba ari uburyo bw'ubugizi bwa nabi, kuroga, ukamuroga agapfa ababaye, mu by'ukuri wumva wowe amaherezo yawe araya? Wumva uzabaho nk'umusozi w'igihe n'ikizagera ngo upfe? Birambabaza, biraryana gutekereza kugira nabi mugenzi wawe ngo ave mu buzima, kandi nawe mu by'ukuri ariyo maherezo, ariyo nzira. Wagakwiye kureba ababikoze, uzi niye nyungu bagize. Njye kenshi iyo mbitekerejeho umutima wanjye wuzura agahinda, wuzura umubabaro mwinshi. Isuzume, wirebe, urebe se ko ibi mbikoze biramarira iki? Se njyewe ejo cyangwa ejo bundi sinzajyayo? Byibuze urakuramo isomo. Polisi yahise ita muri yombi 3 bakekwa, bajya gufungirwa kuri sitasiyo ya polisi ya Save. Mu masaha y'igitondo ahagana saa 11:15 nibwo byagaragaye ko batoboye kasho bagatoroka. Umuvugizi wa polisi y'u Rwanda ICP Boniface Rutikanga yavuze ko bacukuye urukuta rwa kasho bugakuramo amatafari, bakaba ariho banyura bacika, maze rero abagizi ba nabi gushaka buryo kibatoroka, bamaze gukora amabi, bamaze gukora amahano. Mu by'ukuri sinzi niba icyo kintu babanje kugitekerezaho mbere. Inkuru ikomeza igira iti umwe yitwa Nshimiyimana Eric w'imyaka 22, undi yitwa Nshimiyimana Innocent w'imyaka 20. Ati nyuma y'uko bigaragaye ko batorotse, twatangiye kubashakisha mu masaha ya saa 6:30 z'amanywa. Nibwo 2 muri bo umupolisi yabaguye gitumo aho bari bihishe, batangira kumurwanya, arabarasa. Kenshi nkunze kuvuga ubundi nta nubwo mu by'ukuri umuntu wagaragaweho cyangwa se wahamijwe n'icyaha cyo kwica, nk'abantu mwe njya mvuga ati nta nubwo yagakwiye nawe kubaho, akumva nawe akagenda akamusanga, akamenya ahabi yamujyanye, ahabi yifuje kwajya, mu by'ukuri nawe akabona ko nta cyiza kiriyo. Ati mugenzi wabo wa 3 witwa Gabiro Jean Dodier
we yafashwe. Umuvugizi wa polisi kandi yavuze ko hari gukorwa iperereza ryimbitse kugira ngo hamenyekane uburyo aba bakekwaho ubugizi bwa nabi babashije gucukura akasho bagatoroka n'icyihishe inyuma y'ubugome bakoreye Mukandekezi. Amakuru mu by'ukuri yatanzwe n'abaturage nuko umwe muri aba bagizi ba nabi witwa Nshimiyimana Innocent w'imyaka 20 yari aherutse gufungurwa nyuma yo gukatirwa igifungo cy'imyaka 2 ku cyaha cy'ubujura. Nk'abantu mwenge mbabwira ati n'ubundi nta muntu muzima ujya ufata icyemezo cyo kwica mugenzi we. Urumva n'ubundi n'umwe mu bantu, aba bantu njye ntekereza ko mu by'ukuri sinzi icyiciro twabashyiramo, gusa nta muntu wagakwiye kwica mugenzi we, gakomeza abe muri sosiyete tumureberera. Nk'abantu nk'ibi bintu birakabije, ibi bintu biteye ubwoba, ibi bintu bikomeje gutya sinzi aho igihugu n'isi yose rusange byabigana. Ati yari yarekuwe kugira ngo arangize igihano yakatiwe n'inkiko ari hanze. Umuvugizi wa polisi y'u Rwanda ICP Rutikanga yashimiye abaturage batabaje inzego z'umutekano ndetse bakagira n'uruhare mu gutabara. Ati turashima uruhare rw'abaturage badutabaje bakanaduha n'amakuru yatumye dufata abakekwa. Icyo twizeza abaturarwanda nuko polisi itazahwema gukurikirana abantu bose bumva ko bakora ibyaha bagacika. Umutekano w'abaturarwanda ni inshingano yacu nka polisi y'u Rwanda. Yasabye kandi abaturage gukomeza gutungira inzego z'umutekano agatoki ku bantu bose bagira uruhare mu byaha kugira ngo mu by'ukuri bikumirwe bitaraba. Reka nifurize iruhuko ridashira nyakwigendera Mukandekezi Clementine, Imana imuhe iruhuko ridashira. Nkomeje kwihanganisha mu by'ukuri umuryango wa Mukandekezi Clementine, gusa nanone nkwizeza ko mu by'ukuri nyuma y'ubuzima hari ubundi buzima, hari indi neza y'Imana, hari urundi rukundo rw'Imana, hari ubundi buzima tuzaba turi kubonamo Mukandekezi Clementine, hari ubundi buzima tuzongera kubonamo abacu twabuze, hari ubundi buzima tuzongera kwishimana nabo, hari ubundi buzima tuzongera kubabona baseka tunezerewe twese. Humura rero wabuze uwawe, igihe nicyo kibazo, ariko kizagera twongere tubabone, twongere tubone ubwiza bwabo, tubone baseka, tubone bishimye kandi mu by'ukuri twese tunezerewe. Imana nikomeze ibakomeze kandi barinde, bifuriza komeza kugira ibihe byiza. Musabye gukora subscribe kugira tujye turushaho kubana umunsi kundi ku makuru agiye atandukanye avugwa hirya no hino mu gihugu no hanze yacyo muri rusange. Ciao ciao.